What up, my G's? Giovanni Joshua coming to come to me, aka Babyface. Together with the foolish man ever known as Vugirije comedy cyangwa se umwitegereje uterejisi. Ata ko mukunda kwica sinzi impamvu abapcoming bakunda kwikina bya sana. Ubu izina ryawe ntago rihagije ko ari Vugirije. Nyine yose mashaka kuyavuga. Mujugutira baritimore karagwenyera. Ya Big Dreams the hit maker. Musa. Wari umaze iminsi uri Nyakariro. Nyakariro hajya ni iwanyu ni uko Rwamagana zo nuturuke Rwamagana. Nyese ngavugirije bimeze bite man? Fresh. None se ngo kino kirere urakibona utera? Kirere se soburu n'ibisanzwe. Vugirije nibiki biri gutrendinga? Bo nowadays ibintu biri gutrendinga navuga nk'iki. Bo of course. Hari ibintu bimaze iminsi bitembera ku mbuga ku nkuta nkoranyambaga cyangwa ku mbuga nkoranyambaga. Imbuga nkoranyambaga. None se ishaka gushyiramo inkuta. Inkuta? Ubwo babajemo gereza. Uraseka. None se inkuta zaze harakantu nigeze gukora kare cyane n'inkuta. Y'uburyo mwinda yagine ngo ziramusezeranye bazanye no borongo ya customer care. Ku buryo nyine uhamagara indayo yahamagara nko uhamagara kuri MTN cyangwa Airtel. Nkuko bakubwira mukiriya mwiza urakaza neza muri bino bintu. Niba ushaka kuvuga ikinyarwanda akanda rimwe, niba ushaka kuvuga icyongereza, ni ukuvuga niba ushaka indayo utarinze kujya kuyisanga mu migina cyangwa za Giporoso. Nyine bikaba ngombwa ko nko kundi nyine uhamagara kuri MTN. Bikaba ngombwa ko uhamagara nyine mbere aho kugira ngo ujye mu ndaya nyine ngo Giporoso bakagwa service online. Bakakubwira ngo niba ushaka kuvuga ikinyarwanda akanda rimwe, niba ushaka kuvuga icyongereza akanda kabiri, niba ushaka kuvuga igiswahili kanda gatatu akanda rimwe ko inda naga kenshi zibaze icyongereza ikinyarwanda. Inda nyine kagira. Niba ushaka yo mu migina akanda rimwe, niba ushaka yo mu Giporoso kanda kabiri, niba ushaka yo muri Nyakariro kanda gatatu kakanda yo mu migina. Izukunda ndabizikomeza. Oya ni brage ndi gutera. Bigakomeza. Niba nyamuneka ushaka iyo mu kabari kanda rimwe, niba ushaka iyo mu ishyamba kanda kabiri, niba ushaka iyo ku nkuta nk'amabounce kanda gatatu. Iyo mu ishyamba. Ugakanda iyo mu ishyamba. Kubera icyo yikanze nyine. Nta yarogi bambaza. Ago bakubaza yarogi. Niba ushaka ture imwe kanda rimwe, niba ushaka ture ebyiri kanda kabiri, niba ushaka ture eshatu kanda kane, niba ushaka ture enye kanda gatanu, niba ushaka ture 20 kanda gatandatu. Wakanda kangahe? Nakanda gatandatu. Aha, ugakanda ubwo ni turu tuvuge wenda 7. Niba ushaka iya 500 kanda rimwe, niba ushaka igihumbi kanda kabiri, niba ushaka 5,000 kanda gatatu, niba ushaka 4,000 kanda gatanu, niba ushaka 40,000 kanda 10. Wakanda kangahe? Nakanda kabiri kusenyisa. Senyisa se mudajya ku matura 7 wajya ugashakisha abashiki bawe mwisha. Senyisa kuri toro 7 wajya ugashaka abashiki bawe cyangwa abandi bantu bo muri karitsiye wanyu. Wakanda make mani kugira ngo nyine kongeza. None se ngo mani ubundi se ngo imeze bite? Ubundi ibintu nariho nibaza muri minsi kubona ari nagiye twibagiza abantu bafunzwe byagenze. Sibyo ko ibindi bintu twa turuvuga biri gutrendinga. Aba mu bafungwa hagezemo coronavirus. Gusa aho gutarajya mu bafungwa ngo hari ikintu ngo muri ino corona iri gufasha abantu. N'igiki? Ngo nyine iyo umuntu yambaye agafukamunwa ngo mwiza n'umubini wabatandukanye. Nuvuga ngo urabona agafukamunwa nyine kaje kadufasha ibintu byiza nko kugira ngo nyine kadufashe kurwanya ibiyobyabwenge. Ibyorezo kugira ngo tudahumekerana bandura coronavirus. Ariko ubona ukuvuga ngo kabaye imbogamizi ku bakobwa beza. Urako gatuma batagaragaza ubwiza bwabo na makeup. Mu gihe abakobwa babibo baguze twinshi kimwe n'abakutse amenyo n'abanuka mu kanwa. Iyo ni wabyivugiye. Kugira ngo bajye baduhinduranye. Nase nyine nibyo njya mbabwira reba nk'urugero. Ama-G The Black na Yannick Mukunzi bambaye udupfukamunwa barasa kandi mu busanzwe umwe ni mubi. Nawe urabizi. Ninde mu bushatse kuvuga? Mubi nawe mwibwire muri abo babiri fata amafoto yabo ya reba. Eka nabyo ni nk'urugero nkawe. Urugero wowe na Michael. Na Michael Sengazi. Umunyarwenya. Cyangwa wowe na Nuza na uyu w'umumodo ninde ari umuhungu. Ni Rwanda. We yo mwambaye agafukamunwa murasa.
hani mu busanzwe ndi icyuma so no kuvuga ngo ababi mwateye imbere abeza nawe dutandukanye ndetse nkubwira reba nka Nick Dimples niko mustimate nuza na Fireman hambaye udupfukamunwa barasa kandi ubusanzwe umwe yakutse amenyo Rede wayakutse n'umuraperi ariko sivuze hari ibintu bimaze no minsi bitraining by'abasere queen zasaze man ngiye none narumiwe barafata barajya live bagahena ni nayo mpamvu imvura itari kugwa ino minsi urabizi buriya bintu bya kera bavugaga ngo uyuheniye ngo akenshi imvura nagigwa ni nko guhenuranyibukije mani irandirimbo y'abantu zo barayibonye irandirimbo yaba ntuza yaba Marina na Queenicha urumva arya bayita ngo ikira bayita niba ari Dumi Dumi niba ngo ni Dumi banza ariko irandirimbo mani irandirimbo nge ndibaza nka Marina iyo uririmba ngo uburambe mu kazi ngeze nzicona uburambe mu kazi Marina agira company ajya gira kijya kincaga ariko ngewe ukunese nekereza ni uburambe bw'iki uburambe mu kazi none yarangiza akavuga usanga ari uburambe bwo gukora indirimbo kandi nabwo Marina ntago afite uburambe bwo gukora indirimbo ko yaje ejo bundi ngami ibyo nifuza ngo musaza tanga keya ngo uburambe mu kazi ngero umuntu wese nahise nekereza Badram none se si umukoresha se muri rebo ibyo ntago mbizi ibyo bintu utangiye kuzana mu kiganiro nubwo twari twabipanze none reka nkubwire none kuko niwe n'ubundi umukoresha muri rebo gusa nyine nanone akazi ngiye naje kubona bakorerwamo ntago sinzi Dumi every day inabera we ahita nataka murega abantu batazi Dumi icyo ari cyo Dumi ni ugukora beat gukora beat arabavuga ngo ni studio ubwo ngiye boro nyizi ya Dumi nyizi kuri nuza Adumi aduyu na nyine nkora nanjye nkora bikumva ariko none ariko imihenere bahina muri randirimbo mani bro dore abakobwa ngo barahina ariko buriya mani bari nicyo tujya nkubwira imihenere y'abakobwa bitandukanye ni ukuri pe nk'iyo bahina muri randirimbo Chari nuza Queenicha na nuza na Marina ari cyo biba bimenye bahena bitandukanye nukuri pe uzarebe nka Queenicha arahenasha ukabona si ibintu bye neza yagerageza no gushaka guhena ngo arajya ukabona yagize n'isoni ukabona yagize n'isoni yabo ariko sha Marina ukabona ko ari umuhenyi number 1 ufite ubunararibonye mu guhena nowe Rwamagana ni mugenzi wawe mugenzi wanjye ariko ntabwo ibyo guhena mwese mutuye kandi Gishari niba atuye Buswahili ne sinzi atuye mu Kigali twavuga ku busa bw'abasere queen Sanagere ashyira nuza indangamuntu y'abantu barayibona hanze indangamuntu uvuga n'iki yingi yantuza indangamuntu yarayipostinze abantu barayibona bararangisha sino ndangamuntu ninde wayitaye irangamuntu nyayingi y'icyangombwa nyine ikintu kiranga umuntu we kikuranga niki ariko misembye ikikuranga ko ikiranga umuntu ko ari umuntu kari igitsina gabo cyangwa igitsina gore sani irangamuntu ngo pa ariko rero urareka nkubwiza ukuri bira bintu ngiye no kuri byatumye Sani mwanga kubera iki yese gufata irangamuntu ahako turiko kuvuga n'iby'irangamuntu akweba ngombwa kuri live wambaye ikariso kazajya unamanura nk'ibintu ubuzanye ibyo ninde ubivuze kwe ese siko bimeze siko kuri nibyo se yarabikoze yego ko Sani ngiye Sani namwanze Sani yagiye IG live akajya amanuramo n'amazi akagugucya kose ariko kwitabaza ni ibintu bigira ni ibintu byiza cyane umuntu agiye kwitabaza aza kuri live kuri IG kwitawaza ujyari giye ababwira abantu nyine bagomba kugira isuku akavuga reka nitawaze abantu bose babone ko kwitawaza ari byiza akabara bishize ku karo kumbwirira muri comment cyakoze Sani ibintu byo kwitawaza IG na ariko ngo nacyase mungu cyari kiri abanye gihe nako se mungu koko ariko tumureka nago wumvishije mubiri yahindutse se mungu abikora ura mufutu akabuno kumwakimbwa ngiye ngo nyamara narumwe cyakoze wenda Jada mubonye yahinduka
ubwirije ibintu uri kuvuga nyamuneka sinshaka kwitiranya n'abantu. Jewe na byo kugira gute njye mbona bamwe kwa Dekati babita udukobwa kandi mbona bafite ubwanwa simbizi ngiye byo ngibyo. None se ntabwo wabonye ikibuno cya Semungu kumva urahindutse wowe mu mubiri? Wamuvuna bako Josh ibintu giye kandi ibintu turabireka. Oya hari uburyo cyerekanamo nkuko wavugaga guhena kwa Marino. Ukavuga ko ahena nabi. Ngiye yahena yo gahenera igiti ngiye kwanza wamureze ibintu byo guhena. Aragutuka musaza sinzi uko muri bukiranuke ndakanyago. Oya se muhungu reka nkubwize ukuri. Uramwuba. Ntugahena ubundi nawe wizanye man. Ngiye mwubase. Oya niwe warushatse kumutonganya ariko uvuga ngo se muhungu ibiki biriya bintu wakoze none uri gusaba imbabazi hano kuri kamera. Oya ngiye ntago ngiye musabye imbabazi. Ngiye ndamubwiye ngiye mugira inama nk'umuntu w'umujama. Sibyo ko wende wese wakubaye n'umugore simbizi. Man ntugahene. Hajya kubyina mana gajya na umwe by'abudona ukuntu babyina bagasuna ese kibuno no bwa mbere mbonye nawe mindagazwe ubundi nari ko zacitse muri kino gihugu arebye se yari umwa ogere ikintu cy'umurabyo kuri boxer uracyambara ibintu byo kwa Hajati nizajya Imana iyo kariso iyo uguze no box ubundi bakongeza iriya nk'inyongezo sure ntizina ugura iyi ngiyi nyine ukagura irika reka ibyo tubyore oya nacyo reka tubyore yambara inyongezo ugura iyi ngiyi nyine bakakongeza big oya big nta kibazo ye nambaye inyongezo ngo tugira inama indwara yo kunutsa ibirenge bayivuza iki Josh utega amatwi tubwire indwara yo kunutsa ibirenge kiriti niba uyizi tanga ubufasha kuko Josh wanjye arambangamira oya buretse Josh ntabwo azi guteka Josh ibi bintu reka mbikubwire Joshua, twaguze ibiciro bya